tariki 6 z'ukwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Iyi ni tariki yabayeho mu Rwanda, ariko abanyarwanda bari batuye mu mujyi wa Kigali batazigera bibagirwa. Abari batuye i Remera, i Kanombe, Rusororo, ntabwo abantu bashobora kuzigera bibagirwa iyo tariki. Bagiye bumva iturika ridasanzwe po. Iryo turika ryari ribaye ridasanzwe, nta rindi nuko indege yohoza ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Habyarimana Juvenal, yari imaze kuraswa, yarashwe na misile. Ariko icyari kibabaje nanone nuko hapfirimo n'undi mu perezida w'ikindi gihugu, uwo nta wundi ni Cyprien Ntaryamira. Ibi rero bituma abaturage batajya bibagirwa iyi tariki 6 z'ukwezi kwa kane. Ndetse ikibabaje kurushaho cyane nuko hahise yicwa inzirakarengane z'abatutsi guhera kuri iyo tariki ndetse kugeza no mu yindi minsi itandukanye, bakaba barishwe mu minsi 100 yose mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ibyo nibyo tugiye kubategurira, tubabwire ibyabaye kuri iyi tariki 6 kuri uru ruzinduko Perezida Habyarimana Juvenal yaragiriye Dar es Salaam, n'uburyo uru ruzinduko rwarangiye bamwishe agapfana ndetse na mugenzi we Ntaryamira Cyprien. Mukomeze mukurikire, mukore subscribe. Uko bitangira umukobwa wa Perezida Habyarimana Juvenal, nk'uko yabyanditse mu gitabo cye, yari yasuye papa we amushyiriye abuzukuru kugira ngo babe bamuganiriza, ariko yari afite uruzinduko yagombaga kugira mu gihugu cya Tanzania rujyanye n'akazi ke. Abana ariko bari kuganira, Perezida Habyarimana yabasabye yuko bamubwira icyo bakeneye azabazanira. Abana nabo baramubwira ati uzatuzanire shokora, nk'uko abana benshi mubizi yikundira shokora. Perezida Habyarimana Juvenal avuga ati rwose nzazibazanira. Bakomeje kugira baganira, ariko Perezida Habyarimana abwira abo bana yuko bazabagarura, abibwira umukobwa we Jeanne Habyarimana. Nuko nguko dutangira iyi nkuru. Perezida Habyarimana Juvenal ubundi yakundaga guca muri salo yo kwa Habyarimana kugeza n'ubu ngubu nk'uko mujya mubibona, kuko ubu ngubu abantu benshi bajya bahasura bakareba uko hameze, ndetse hakunda kubera n'ibintu bijyanye n'ubukwe. Hirya yaho hari sale y'ubukwe, ariko abantu benshi bajyana banasura, na benshi bahita kwa Habyarimana. Abatuye i Kanombe mwabivuga muri comment. Hari imiryango ibiri yo muri salo, imiryango ibiri minini niho Perezida Habyarimana Juvenal ubundi yakundaga guca akahaca, ariko akaba ategerejwe n'izindi modoka ebyiri cyangwa se imodoka imutegereje kugira ngo ajye mu kazi ke ka buri munsi k'umukuru w'igihugu. Ariko kuri izo tariki bavuga yuko atigeze aca kuri iyo miryango ngo yarasanzwe aca, ahubwo yiciriye inyuma nk'uca mu gikari, nabwo asanga imodoka nabwo yari imutegereje. Perezida Habyarimana ntabwo yari umuntu utuye ahantu hatari umutekano, kuko ahantu yari atuye hari harinzwe na garde présidentielle, abajepe b'icyo gihe. Ubwo twavuga ko ari nka CTU y'iki gihe. Ariko nanone akongera akaba aturiye ikigo cya gisirikare cy'i Kanombe. Nanone ntitwakwibagirwa nuko aturanye nanone n'ikibuga cy'indege. Ibi byose bigaragara ko Perezida Habyarimana Juvenal ahantu atuye rwose hari umutekano. Baragiye bageze ku kibuga cy'indege, Perezida Habyarimana atungurwa no kubona General Major Nsabimana Deogratias alias cyangwa se aka Castar. Uyu Castar akaba iri umugaba w'ingabo. Cyamutunguye no kubona ko bagiye ko ari ku kibuga cy'indege kandi bidasanzwe ko bajyana mu rugendo, ariko mubajije amubwira yuko rwose urugendo rwose afite ordre de mission, yaranayimweretse abona ko ordre de mission ayifite, ndetse iyo ordre de mission ikaba yaretse imwe n'uwarushinzwe ibiro by'umukuru w'igihugu Enoch. Abonye ko ibyo ngibyo kuko ibintu byose bitunganyije neza nta kibazo, yumva yuko bashobora kuba bajyanye. Ikindi nanone tugomba kwibazaho ni izindi ndege ebyiri. Hari indege nanone yagombaga kubanziriza cyangwa se yabanjirije ko imbere y'umukuru w'igihugu ko agenda mbere y'iminota mikeya. Ni indege nayo irimo abantu bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu, ariko inkuru ijyanye n'iyi ndege ntabwo itindaho, kuko aba basirikare abenshi bari bayirimo ntabwo bigeze bagarukana na Perezida Habyarimana Juvenal, kuko hari delegation ya Perezida w'u Burundi Ntaryamira Cyprien ijya muri iyo ndege. Iyo ndege niyo mpamvu batayitindaho.
indi ndege nanone yagiye tariki 5 z'ukwezi kwa kane mu 1994. urumva ko iyo yagiyeho mbere y'uko urwo rugendo rwa perezida wa repubulika Habyarimana Juvenal ruba muri icyo gihe. Iyo ndege yari irimo abasivile bari baje muri gahunda za delegasiyo y'umukuru w'igihugu. Iyo nayo ntabwo itindwaho kuko urumva ko ntayihuriye n'igisirikare, ariko bose icyo bari bashinzwe no kugira ngo urugendo rwa perezida wa repubulika icyo gihe perezida Habyarimana Juvenal ruze kugenda neza. Baragiye koko bagize i Dar es Salaam, bahagera rwose saa 3 zuzuye. Perezida Habyarimana yari yateguriwe hoteli nziza agomba kubamo nk'umukuru w'igihugu, ndetse n'abo bantu bandi bazanye bategura indi hoteli bagomba kuba barimo. Ariko perezida Habyarimana ageze aho ngaho yabonye ko inama ikomeje gukomeza itinda, dore ko inama yari iteganyijwe saa 4, ariko inama ikaba yaratangiye ahubwo nka mu ma saa 5 n'igice hafi ahubwo saa 6. Ibyo rero byatumaga Habyarimana Juvenal akomeza kurambirwa. Inama yatangiye yatinze. Baravuga yuko perezida Habyarimana Juvenal yikuye muri hoteli atajyanywe na delegasiyo ya Tanzania, ahubwo ajyanwa na delegasiyo yo mu Rwanda, aho kandi ari kujyanwa na delegasiyo muri Tanzania, bitewe n'uko yabonaga ko yarambiwe. Yumva yuko icyiza ari uko yahagera mbere kugira ngo inama ize gutangira n'abandi bahite bahagera kare kugira ngo bakomeze batangire inama. Bageze no mu nama rero mo hagati, inama nabwo yakomeje kugenda irogowa n'ibintu bitandukanye, birimo nk'utwuma dushinzwe gufasha abantu kugira ngo babashe gusemurirwa mu rurimi batumva, utwo ntabwo twari twesitaye neza. Ibyo ni ibintu byatumaga inama ikomeza gutinda. Inama yaratinze ku buryo inama ubundi byateganya ko iburangire nka saa 7 n'igice gutyo, inama yaje kurangira mu saa 9. Bigeze kuri aya masaha, perezida wa Tanzania wari uyoboye muri icyo gihe iyo nama, uwo ni nta wundi ni Hassan Mwinyi. Uyu yahise avuga yuko bagomba kugira icyo bategura cyo kurya kugira ngo babashe kurya, kuko amasaha yari amaze kuba menshi cyane. Ubundi bari bateganyije yuko basoza inama buri mukuru w'igihugu ahita yigendera akajya mu gihugu cye akagira ibyo agahita asubira mu gihugu cye, ariko byabaye ngombwa yuko bakubasha gutegura icyo kurya kugira ngo basangire, kuko amasaha koko yari amaze kuba menshi. Ariko nari nibagiye gato kubabwira ibintu byari byigiwemo muri icyo gihe. Havuzwe cyane ku bijyanye n'u Burundi, abari byo batinzeho cyane, dore ko muri icyo gihe mu Burundi hari hamaze kuba iyicwa rya perezida Melchior Ndadaye. Bari kuvugana nuko bagiye gushyira ibintu byose ku murongo, noneho nanone bagira ibyo nibyo batinzeho cyane. Ibi byo mu Rwanda byo ntabwo byigeze bitingwaho cyane. Icyo bagomba kubaza Habyarimana Juvenal ni ukumubaza ko yemeje agomba aho ageze gahunda yo kugira ngo abashe kuragiza abantu bo muri guverinoma, bajya muri guverinoma muri FPR, ariko yavuze yuko gahunda arimo arazinoganya rwose ko bagomba guhita abikora. Babonye rero yuko nta maka zirimo, urumva ko gahunda y'u Rwanda byo ntabwo byigeze bitinda. Ibyaciye kabiri bageze bikaze kuba mu masaha yo kurya, urumva ko mu kurya nabwo byatwaye amasaha menshi, byagejeje mu masaha kuva saa 9 bigira nka saa 11. Kugeza saa 11 mu gihe bagiye ku kibuga cy'indege, perezida nanone ikindi kintu cyatunguriye nuko perezida Habyarimana Juvenal yageze yasanga indege ntabwo bageze bayishyushya kugira ngo ibe yabasha gushyushywe imbizi ijye kuri parikingi, none ntibashe aho umukuru w'igihugu ari bubashe guhaguruka. Nabwo ibyo byose ntabwo byari byakozwe, ariko impamvu yari yabaye nuko ntabwo protocol yo muri Tanzania yari yamenyesheje abapilote babiri bari basanzwe guhinzwe batwara perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal yuko ko amasaha ageze ko perezida agiye kuhagera bagomba kugenda. Ubu ibyo byose byatumaga, ibyo byose byari ibintu bigenda bitinda biba muri urwo rugendo. Bidakina ko mu gihe bakiri aho ngaho, nanone ikindi kintu cyabaye kidasanzwe nuko nanone hari itangazo ku byo bari bemeranyijweho, hari itangazo ryabyo bitari ryasinywe ngo ritari ryatunganyijwe, bagomba kurisinyira aho ngaho ku kibuga cy'indege. Ibyo nabyo rero urumva ko byasabaga umwanya ko perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal yagombaga kubanza akareba ko uko ibyo bavuze ari byo
biri muri iyo nyandiko. Ibyo nabyo byumva ko byatwaye umwanya. Perezida Habyarimana rero arangije ibyo ngibyo yagombaga none agiye kureba abona Jenerali Major Castar ndetse na Kingeneye Emmanuel bibereye hanze, kandi we yinjiye mu ndege nibwo yahise ava mu ndege. Arababaza uti bite ko mutaza ngo tugende? Kingeneye aramubaza ese ndavuza kumurwa nandi? Kingeneye ahita yiravuva aza mu ndege, yinjira mu ndege. Nanone cyatangaje nanone nuko yabonye na Castar nawe ari we Jenerali Major Deogratias Nsabimana nawe yibereye rwose hanze, kandi ukumva mu bantu navuze niwe muntu yari umusirikare nawe ukomeye, nawe mu bantu bari bazanye. Ariko hari undi muntu bari bazanye na Kingeneye Emmanuel wari ushinzwe kumuvura, na Elisa Gatwa ndetse na perezida w'u Burundi n'abandi benda bari kujyana na perezida w'u Burundi. Ariko abona abo babiri Kingeneye ari uwo muganga akeneye, bitewe nuko hari abo bagomba gusiga, bitewe nuko perezida w'u Burundi yasanze indege ye yagize ikibazo, bamwe bavuga ko ari bumujyane akagira abandi bantu ari busige. Ariko mu yari gusiga yumvaga ko atasiga Castar ari we Jenerali Major cyangwa akaba umugaba w'ingabo nakubwiye ko bari bajyanye, ndetse ntabwo yari gusiga Kingeneye Emmanuel. Ageze kuri Kingeneye Emmanuel, ageze na kuri Jenerali Major Castar amubajije impamvu, aramubwira ati njyewe rero ati nabonye muzuye, ndavuga ngo reka njyane n'indi ndege ntegereze n'agasima nze kagura make muri Tanzania, kuko Tanzania muri icyo gihe isima yaho yari buyigure ku mafaranga makeya, we yumva ko ari bujyana agasima nk'uko yamusubije. Ibyo ni uko babivuga. Ibyo rero bikaba ari ikintu cyari gitanga umugaba w'ingabo nta n'ikibazo afite umuperezida yakwijyana. Ibyo ni ibintu abantu benshi bagomba kuba bakwibaza, bakaba banabishyira muri comment. Uwabona icyo atanga nk'igitekerezo agashyira muri comment, ariko buri wese tugatanga comment harimo kubahana no kuganira neza. Ubwo rero perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal amaze kubabwira bose barinjiye baragenda. Rero kuri urwo rugendo rwabo bagenda ntabwo batubwira neza ibintu byigeze byabayemo hagati y'aho ngaho mu kugenda byose mu kirere, ahubwo bigeze nko mu saa moya nibwo umupilote yamenyeshaga umuntu wari uri i Kanombe yuko bagiye kuhagera, rwose bagiye kuhagera. Ariko na mbere yaho n'ubundi abashinzwe protocole yo muri Tanzania bari babwiye i Kigali yuko perezida rwose w'u Rwanda ahagurutse. Bigeze muri ayo masaha ya saa mbiri gutya gikomeza, bigeze saa 2:30 nibwo rero misile zahise zirasa. Abaturage babonye zirasa, ya mbere yarakubise ica ku ruhande, ya kabiri ikubita ku ibaba iragendera ikubita ahandi haba hari n'abapilote. Nuko nguko indege ya Habyarimana yatangiye kuraswa. Ikimara kuraswa ku kanya, n'abatutsi benshi bari batuye mu mujyi wa Kigali batangira kugenda bicwa bitandukanye. Ubwo rero abantu benshi bakabyibazaho, ese koko ibi ngibi koko nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Mwebwe mukurikirana Floristocks mushobora kubyandika muri comment muvuga icyo mubitekerezaho. Ese kuba indege ya Habyarimana koko yari yararashwe nibi byatumye na jenoside y'abatutsi ikomeza gukorwa mu gihe cy'iminsi 100 byose? Nkurikije ibyo biri muri raporo ya Mucyo, akurikira none n'ibyo undi ko Paul Saltiel yavugiye ku gihe nawe wabanye n'umukuru w'igihugu, urabona yuko bimeze nkaho koko bari bazi yuko perezida Habyarimana Juvenal ari bwicwe, ndetse ngo byari bisanzwe binavugwa na perezida Habyarimana akaba yaragiye ahindura abamurindaga. Nanone bakavuga yuko banabimubwiye akiri aho ngaho, kuko wari umupilote yarabimubwiye, yakekaga yuko bashobora kuraswa. Anamugira inama yuko bashobora kuba bahindura inzira bagaca muri Zaire, bakaca ikibuga cy'indege cya Goma, bagatungukira i Rubavu, noneho bakaba baza mu Rwanda, cyane cyane ko muri icyo gihe Zaire ya Mobutu Sese Seko bari babanye neza. Ikindi kintu none abantu cyabatangaje nuko Mobutu we ntabwo yigeze aza muri iyo nama, ndetse ngo Mobutu akaba yari yamuburiye ko ashobora kuba yahura n'ikibazo yakwicwa arasiwe mu ndege, akaba nawe yaramugiriye iyo nama.
hari n'abavuga yuko Habyarimana Juvenal amaze kubona ko bwije cyane muri ayo masaha nabwo yabwiye mugenzi we Hassan Mwinyi ko ashobora kuba yarara aho ngaho, amubwira ko batigeze bategura uburyo umukuru w'igihugu babasha kumwitaho yiteguye. Ibyo byose abantu benshi bakabyibazaho, ariko nanone ikindi kintu gishimangirwa cyane ni uko muri icyo gihe abantu ntabwo bari abayobozi bakomeye ba gisirikari ndetse bari bari mu kazu, n'abacuruzi n'abanyamakuru bamwe ntibari bishimiye ko Habyarimana Juvenal ashaka kwemerera yasinye amasezerano ya Arusha, akaho yemereraga yuko ingabo za RPA zigomba kujya mu gisirikari ndetse no muri gendarmerie ndetse n'imenya ya politike, ndetse bakaba banarahira. Bikaba ari nabyo byaritumaga akomeza kugenda atinze ibyo bintu, kuko bari bamumereye nabi, batari bamwishimiye, batari banabyishimiye. Nanone uruhare rw'undi muntu witwa Bagosora nawe wagaragara nk'umuntu ufite imbaraga cyane, kandi muri icyo gihe Bagosora, Colonel Bagosora yari umuyobozi mu biro bya minisitiri w'intebe, minisitiri w'ingabo mubabarire, ariko akaba atari minisitiri w'ingabo, akaba atari minisitiri w'intebe, ariko akaba muri icyo gihe yari afite imbaraga zikomeye cyane, dore ko perezida wa repubulika Paul Kagame ubwo yabwiraga uwayoboraga Bintwari ariwe Dallaire, amubwira yuko bahagarika kwica abatutsi mu 1994, ariko uyu mugabo ntacyo yigeze abikoraho, abivuga ko ari koroni, byose bikaba Colonel Bagosora akaba yarabishyiragamo imbaraga, ndetse n'abandi bahezanguni batandukanye bifuza ko abatutsi babica mu 1994, ariko ibi byose bikaba byarahise biba kubera kuri iyo tariki 6 z'ukwa kane mu 1994 batangira kwica abatutsi bari batuye muri gice cya Kacyiru, Kimihurura, mu Kiyovu, abari batuye mu Kajagari, muri ibyo bice byose bitwaje ko ngo bishe umukuru w'igihugu. Bakaba barabitangiye no guhita babishyira no ku maradiyo babwira abaturage ko batagomba kuva mu rugo, bagamije kugira ngo batangire bakore bice abatutsi batandukanye. Murakoze gukurikirana Foris Talks, mukomeze mukore subscribe, comment, like, mutange ibitekerezo byubaka, bidasenya, bitavuga nabi, tugamije twese kugira ngo twubake umuryango nyarwanda. Murakoze cyane, ndabakunda.